iyo urukundo ruza kuba indirimbo niyo ndirimbo yari kugihora mu matwi yanjye byinshi nahuye nabyo nakiryoha nk'urukundo ariko nago ruhira bose nayo mpamvu twaje twitwa Julie BM Jizo Pop Alone Magic Match Rwanda muri byinshi duhura nabyo mu buzima dushaka buriya wakakwiye kwita gushaka umuntu uzagufasha mu kubaka ubuzima bwawe uzakubyarira abana uzita papa w'abana bawe uzita mama w'abana bawe urukundo nta kiruruta niyo mpamvu twagarutse uyu munsi new episode nitwa Seborex and you have to know me and to love me uyu munsi tugiye gukora urukundo uyu munsi ibintu bigiye kuba byiza ndi kumwe n'abanyaminga beza cyane uyu munsi ndabizi neza ko mwari mukumbuye ibintu nk'ibi mwari mukumbuye ko dukora urukundo turi kumwe na barudasumbwa baba bari mu gikari mu kanya bagiye kuza bavika mbere baze kuri stage nimba utari wakora subscribe kuri Julie BM Jizo kugira ngo buri episode yose dusohora uje uyibonera ku gihe ushaka kwambara neza jya kwa Soclate Outfit akorera Remera arakwambika neza imyenda iri casual imyenda iri classic kugira ngo useruke mu birori byawe usa neza jya kuri Instagram umushake yitwa Soclate Outfit ubundi akwambike neza nari maze iminsi mfite amatsiko nari maze iminsi umwanya ngutegereje mfite amatsiko mfite ikintu nakita like nagaruka urashinga ariko mfite kumenya ngo uyu munsi abakobwa bacu baraza kubona bakunze ese uyu munsi haravuka couple mu myaka iri imbere dushobora kuzabona havuyemo umuryango mwiza nkuko musanzwe mubimenyereye nkuko musanzwe mubizi dutangirana na introduction kugira ngo batwibwire uyu munsi ndahera hehe reka mere hano alright urafata mikro agarara undeba nta kibazo bite sawa umeze neza meze bo witwa nde nitwa Honorine irindi muhawe n'Imana Honorine muhawe n'Imana Honorine ufite imyaka ingahe 20 ukora iki mu buzima busanzwe ucuruza muri alimentation urikorera cyangwa uri umukozi bisanzwe ndikorera ufite amafaranga muri Kigali iri hano mu mujyi wa Kigali yego okay so umukobwa mwiza nkawe noneho umaze igihe kingana iki uri single umukobwa ufite amafaranga haciyeho nk'amezi abiri uvuga oya ntago nabishobora kuba single birengeje amezi abiri ntago byakunda ubuzima bwari bumeze gute muri ayo mezi abiri single muri ayo mezi abiri byari bigoranye cyane ex muracyavugana oya ntago tukivugana warabrotse se yego ntago ushaka kureba status wigeze uhura na depression mu buzima bwawe iteye ubwoba tubwire mu masegonda make byagenze gute icyo gihe dutandukana numvaga naniyahura yego byagenze gute kugira mutandukane nimba atari ba urumva ni ibintu birebire ntago nabivugira kuri kamera ninde wabiteye niwe wabiteye wageze aho wumva wakiyahura cyane watangiriwe n'iki no gusenga okay urifuza umusore umeze gute umusore muremure w'ibogari ufite urukundo nyine rw'ukuri ushaka umusore ufite urukundo rw'ukuri adafite amafaranga nta kibazo byo ntago byakunda gute gusa umuntu udafite amafaranga arakundana ntago umuntu udafite amafaranga nagakundana ntabwo bajya bavuga ngo umusore udafite amafaranga akundwa na nyina ubushatse kubanga abasore badafite amafaranga babagiriye inama abagira inama yo gukora akazi cyangwa bakigumira iwabo kuko ntabwo usubu wabujya he ubwo ni nk'ikihe kigero cy'amafaranga ingano y'amafaranga nyine ku buryo umutipe buri kimwe cyose ukeneye akikubonera yego wenda si buri kimwe cyose wifuza ariko icyo ushatse akibaza ubwiye umuntu ngo nshaka amata akakubwira ngo nabicira afite amata sari umusore wananirwa kwishyura barahari hari abo tujya duhura nabo mani mukurinda ubwo icyo ushatse kuvuga cyane abakora urakoze cyane bite byiza amakuru witwa nde Mariam ufite imyaka ingahe 20 ukora iki mu buzima busanzwe ukora muri kantine umaze igihe kingana icyo uri single amezi atatu wumvaga umeze gute muri icyo gihe wari single yegereze mikro numvaga mbabaye ariko nanone numvishije nta kibazo ko abantu bajya bavuga ngo kuba single biraryoha mu gake kubera iki
kubera iki kandi ko nyine iyo uri wenyine uratuza kuko nanone uri kumwe n'umuntu urifuza umusore umeze gute umusore muremure ushinguye igikara w'igikara ari inzobe ntibyavamo mani muguhe bibi bite so umeze neza cyane urishimye fo ko mbona warakaye se kandi navyo kurakara uje gushaka sheri warakaye wowe navyo kurakara bro urasa neza merci wambaye neza thank you can you turn around please wow come on oh yeah tubwire witwa nde Kamia Kamia yes Kamia uteye gutya wambara gutya neza gute abari singo ntabwo uri kutubesha ndi single bro uri singo yes umaze igihe kingana cy'uri singo umwaka yego none se Kamia arya ufite imyaka 21 imyaka 21 yego ngiye kukubaza ikibazo ariko si itegeko kukinsubiza ushobora kumbwira ngo nanze kukigusubiza uri isugi tenze no kubisugi ndi isugi cyane ntabwo wari wakora sex kana ntabwo nzi byari byo umu ex wawe ntabwo yigeze abikubwira wapi yego inacyo namwangiye nicyo wamwangiye yego yaragusabye itumwima naramukatiye bro wumva uzakora sex ufite imyaka ingahe nda nka 23 ariko no mutipe uzatunera inda uzakora sex no mutipe uzatunera inda uzakora sex mutipe uzatunera inda uzahita ugutera inda yes mutakoze ubukwe nta kibazo no tuzakora ubukwe nyine rukumva ko tuzamanza kurya mu murenge byose akora buri kimwe cyose ubundi ibintu bikagenda neza so ukora iki mu buzima busanzwe ndi umucuruzi uri umucuruzi urifuza umusore umeze gute ndifuza umusore usenga ndifuza umusore ufite urukundo rwa nyago ibogari nkawe mbese ibogari yego amafaranga turazayashakana nta kibazo we by'amafaranga okay mani mugwe sibyo right bite ni byiza amakuru meza cyane witwa nde Monique ufite imyaka ingahe 23 ukora iki mu buzima busanzwe curuza amavuta yego Moni umaze igihe kingana cy'uri single wowe 4 months yeah uri single yego niki cyabiteye boyfriend ni wabiteye ni boyfriend wabiteye bitewe n'ibintu yankoreye nyine ariko ngo bo mwasi muri kutube uba abahungu bose nibo byaturutseho cyane rwose hagize ubukobwa arambwiza ukora kambwa ati naramukatiye baba babiteye byagenze gute ibintu yankoreye ngo nabivugira kuri kamera birababaje teye ubwoba ubwo yego bajya bavuga ngo abasore ngo benshi nabahemo wese ubyemera ntabwo wari ubizi ntabwo nari mbizi ariko niyo mbimenya ntabwo twari gukundana nawe yego so kubera iki none se wabonye ko abasore ari abahemu kabuje gushaka sheri nyine se uburiye hamwe ashakira n'ahandi kareba nimba bivamo yego ntabwo wa giving up yego urashaka umusore umeze gute tipe w'igikara muremure ako nyine ufite n'uduceri ufite amafaranga yego ingana gute ayafite atanarenze ariko ayafite ntaribi ayagusohokana yego ko ngiye nkunda gusohoka bayafite byaba ari sawa ukunda gusohoka iyo usohotse uri kumwe na sheri wawe waiter akaza umuseriveri akaza kubakira nagaki kantu wowe wita ordering ukavuga ati ngenda nkwa kandi nakangaka ibintu kundi wasohotse tubwize ukuri nkunda kunywa duhe n'ikeni yenda icyo kurya udufi cyangwa inkoko ifi cyangwa inkoko ubwo umuhungu agomba kuba yafite yego uhenikere ubwo nkwa n'inka zingahe kugira wumve ko wizihiwe wasohotse ubwo ati ngiye nenjoyinze na ewana ni pull up kabisa 8 izo ziba zihagije ziba zibaye rikeri ntabwo teri wapi so rero reka mwifurize kubona umusore uzari gusohoka nawe bogari sibyo asante imana iguhe umugisha bite sawa ni meza ubizi ko ufite amaso meza se ndabizi ntago nijye ubikubwiye wa mbere ntago ari we wenyine
nibihe bintu bitatu abasore bajya bakubwira ko ufite byiza nawe ukagira bikagutera isoni ibintu ndabirambiwe amaso guseka no gutera neza. Okay, come on. Turn around turebe nonoko. Wow. Come on. Watubwiye witwa? Jovanis. Jovanis ufite imyaka ingahe? 20. 20. Ukora iki mu buzima busanzwe? Ndacuruza. Uracuruza. Umaze igihe kingana iki uri single? Amezi 4. Amezi 4. Nta best ufite? Besto? Happy. Nawe hari. Yego. Okay. Urifuza umusore umeze gute? Ndifuza umusore w'igikara muremure unkunda yubahana n'inshuti zanjye nyine anyubahisha ahantu hose. Akubahisha. Yego. Asenga? Cyane. Urasenga? Cyane. Usengera he? Muri Redeemed. Uheruka mu rusengero ryawe? Ku cyumweru. Wagiye gusenga? Yego. Mani ku musore umeze gutya sibyo? Okay. Hi. Hi. Umeze neza? Cyane. Yegereza mikoro kugira twumvikane neza. Witwa nde? Shamsa. Shamsa. Umuislamu? Cyangwa wa kera. Uri umuislamu? Wa kera. Bisobanuye iki? Byari kera nyine umuntu atarisobanukirwa. Wabaye umuislamu utari wisobanukirwa. Ubusengera he Shamsa? Naho. Beruka gusenga ryari? Ntabwo mbyibuka, byari kera nera kinjyana. Ukiri umwana? Ubu ufite imyaka ingahe? 21. 21. Shamsa ku myaka 21. Nibihe bintu bitatu abasore bajya bakubwira ko urenzeho nawe kumva barabirambiwe mu matwi yabo? Imibikira kuryoshya cyane. Yegereza mikoro. Kuryoshya cyane. Kuba mfite nyashi. Let me see. Wait. Can you shake it? Wow, come on. Kuryoshya cyane kuba ufite nyashi. No gukunda gusohoka. Yego. Mu kuryoshya ni iki iyo uri kumwe n'umusore? Ni ikihe kintu akwemerera muri uko kuryoshya cyane? Kuryoshya byeri kuko ngenda zinywa. Uryoshya byeri? Ukaryoshya? Ibiganiro. Nawe ku giti cye. Nawe ukamuryoshya. Wowe ntago ubundi bajya bavuga ngo hari byatungo bitango indyohesha birayi. Wowe uri indyohesha musore? Icyo ashaka cyose apfa kuba yifuza kuryoherwa. Wariyirukana. Come on. Ariyirukana uko ngo hari igihe uburyohe buba bwinshi. Akavuga ngo isukari yambaye nyinshi mu mubiri. Akavuga ati let me stop. Cyane. None se kubera icyo uri singo kandi uzi kuryoshya ibyo bintu byose ari perfect? Njye ntago nkunda ibintu binenza cyane. Hari igihe ukundana n'umuntu akakwizirikaho kandi njyewe ubwo ngubwo nyine yogumba nayihaza. Ushaka urukundo rwa contract? Urwo ni rwo mba nshaka. Nk'igihe umusore umurambirwa mu gihe kingana iki? Amezi 6. Amezi 6? Uba wamurambiwe wafashe undi? Cyane. Biterwa n'ikintu kuba nawe ushaka kumva uburyohe bw'abasore batandukanye cyangwa? Nibyo nkunda. Nibyo ukunda. Okay, aka kanya urifuza umusore umeze gute noneho? Afite amafaranga, ibindi byose ntacyo bimbwiye. Niyo yaba asa nkande? Niyo yaba afite akaregeye. Niyo yaba? Afite akaregeye. Okay. Nago okay, it's fine. We namahitamo yawe rata sibyo? Sara abantu batinya kubivuga. Ushaka afite amafaranga. Niyo yaba afite akaregeye. Sibyo? Nawe uri kubise. Nuko muri kubitindaho mukansira. Nese aramutse afite ako karegeya, sibyo? Afite ayo mafaranga akakubwira okay nta kibazo ngiye mfite ako karegeya, sibyo? Wera ngo tutashaka kubisona abantu bakuru ubwo bahise babyumva, sibyo se? Abatabyumvisha ubwo umwuka bera basobanurire, sibyo? Akakubwira ngo tugomba gustayingana umwaka cyangwa imyaka 3, 5. Amafaranga ushaka ndayaguha. Wakihanganira kutazamucitinga? Cyane kuko amafaranga akora byose.
sex wabyihanganira nta bundi buryo wakifashisha ya sex se karubuka erega sex ikorwa n'abantu babiri nta mpamvu zo kuyimuharira wenyine wajya ubyikorera cyane imana imuguye sibyo urakoze cyane sheri wanjye biti sawa amakuru ni meza witwa nde nitwa Deborah ufite imyaka ingahe 25 ukora iki mu buzima busanzwe ni umucuruzi uri umucuruzi umaze igihe kingana cy'uri single umwaka n'igice so aka kanya urifuza umusore umeze gute njyewe umusore nshaka ukuze akuze yego ikigero kingana gute ntabwo nkunda abahungu nyine b'abajatsu bakiri batoya shaka umujama ukuze nko ku kigero ku myaka ingana yera kuri 35 35 yego akubwiye ngo tujya mu mago wabyemera afite gahunda yo gushaka yego kabyara yego ako ngende ubundi ndumusingo madam mfite umwana uri single mother yes ushaka umuntu uzafite gahunda akuza icyo ashaka yego alright turangije introduction yacu abakobwa bacu beza bamaze kutwibwira ndetse niberekeyeho n'abasore bashaka wowe utureba kuri Julie BMG utari wakora subscribe reka ngubwiye ngo kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byose bijye bikugereraho ku gihe nitwa Sebo Rexon you have to know me and to love me right reka twakire umusore wacu wa mbere atambuke aze kuri stage ladies and gentlemen reka duhikaze umusore wacu wa mbere rudasumbwa atambuke aze kuri stage tumuhereza ikaze twitwa Julie BMG zo Pobalon Magic Match Rwanda wow you're welcome big man urakaza neza cyane key bro fishes umeze neza urafata mikro uhagarare hano uranyegera hano gutya right mbere na mbere wambaye neza cyane asante witwa nde mikro nta kibazo turi kukumva okay nitwa Elisa witwa Elisa uragerageza wongera ijwi kugira tukumve neza Elisa ufite imyaka ingahe 23 egereze mikro ntabwo nkumva kabisa 23 23 ukora iki mu buzima busanzwe curuza imyenda mfasha kabisa wegere mikro ucuruza imyenda okay uri single umaze igihe kingana cy'uri single ikinini bro ikinini utibuka 6 or 8 months 6 or 8 yeah okay hano dufite abakobwa bacu tujye kuganira nabo dore ko hari icyavamo kizima sibyo turagendana reka duhere hano sibyo turagendana gutya okay ugiye kumwibwira uhagarara nk'ukundi kureba gutya nari kugira ngo n'abadukurikiye batubone fresh ugiye kumwibwira amazina yawe n'imyaka yawe nitwa Mahoro Mariam mfite imyaka 20 Mariam kubera iki upopinze ballon kibone musa ni umuhungu w'inzobe ntabwo ari muremure cyane nk'uko nabishakaga musore ntabwo ari muremure afite n'imyaka mike ushaka ukurusha ingahe ndashaka myinshi ari 30 ukurusha imyaka afite nka 30 brother uyu mukobwa yaza kuba gifite ballon yari kuba ari type yawe no papi oya kubera ntago ari cool cyane nkuko umusystem ashaka ameze so cyambere ni mutoya even mu myaka ntago mashaka umuntu nyine dusha umwaka urenze umwe ubu ushaka umuntu uruta bingana gute cyangwa wenda umwaka umwe hatarimo intera nini nta kindi umuhoye yari ni mwiza is fine ari cool ariko cause ni muto ikindi aranutse cyane muto cyane naho ndabanutse cyane ntabwo byakunda okay ikomereze amazina yawe imyaka kubera iki popinze ballon nitwa Kamia mfite imyaka 21 impamvu mbikoze nuko ari inzobe kandi ntabwo ari n'ibogari nkuko nabivuze ntabwo
uri inzobe ariko nturi bogari. Yeah. Urabizi ko utari bogari se? Cyane uyu mukobwa wa mbere ubikubwiye. Ntabwo nembizi. Ntabwo warubizi. N'abakobwa bangahe bamaze kukubwira kuri bogari? Yeah. Since you're speaking. Ntabwo ari benshi, ni bakeya. Yeah. Hako nyine like umuntu ari bogari bitewe n'aho abaho ibogari sibyo? Yeah. Ariko ubundi nawe ntabwo ari cool cyane, right? Yari kuba type yawe? Kubera iki? Arabyibishe cyane. Kandi like ntabwo azi kwitera makeup. Ntabwo azi kwitera makeup. Ushingiye kuki uvuga ko atazi kwitera makeup? Okay, ntabwo azi gutera nyine makeup. Uburyo batera ukuntu batera makeup. Nyine umuntu akaba agaragara nk'utaziteye. Ntibigaragare. Ntibipike. Ariko ngende kubera ko yateye makeup. Ntabwo uzi gutera. nibyo nkunda. Yeah, right. Okay. Amazina yawe kuki usanga popinga ballon? Amazina ni Monique. Impamvu mpisemo gupopinga, tipe nyine aragerageza kuba muremure ariko nyine ni inzobe. Cyo kibazo ariko yaza kuba nyine nk'igikara wenda byari kuba ari sawa. Ni impamvu nyine popinga. Brother, yari kuba ari type yawe? Nta kintu atwaye. Ataye niyo ariko she's not cool somehow. How? Explain it, man. Ni kuvuga ni mwiza. Ako ntabwo yaba ari type yanjye. Taye ni nziza kose. Ako ntabwo ari type yanjye. Amazina yawe imyaka kuki usanga popinga ballon? Amazina yanjye ni Jovanisi, mfite imyaka 20. Impamvu mbikoze ntabwo nkunda abahungu b'inzobe. Nicyo cyonyine. Cyonyine? Okay. Ariko nawe ariko ariko ni mugufi cyonyine. Mugufi? Yeah. Ni mugufi cyane. Ariko ariko ni fresh. Ameze neza. Ariko ni mugufi. Ariko ibyo by'inzobe n'ubugufi twabyirengageje mugakunda. Oya, no kuvuga reka umuntu ajya kuvuga ikintu bitewe nyine na hobbies we icyo akunda. Nicyo yanga. Kuvuga bigenze gutyo nyine abafite impamvu yabivuze. Afite impamvu yabikoze, right? Okay. Amazina yawe kubera icyo popinga ballon? Ni Shamsa. Imyaka 21. Impamvu popinze ballon na amafaranga afite. Oh, this guy acuruza icyango. Reba ukuntu yambaye. Ntabwo umuntu ufite amafaranga yabona umwanya wo kwitukuza kuko abaye anitukuje afite n'amafaranga yabona n'umwanya wo kugura scrub, afite ibiheri byinshi mu maso. Ntabwo umuntu ufite amafaranga yabona umwanya wo kwitukuza kuko bari kureba kontineze zigeze majerwa, ari mu byo kudeduana ibintu nk'ibyo ngibyo. Kwitukuza n'ibyo abantu bimbura mukuru. Bro, aritukuje ngo na scrubbing your face. Okay. Actually ingo yambwira. Actually yambwira. Cause nyine ntabwo nakwitukuza ntabwo ariko nimba ariko abibona it's okay. Ntacyo namubwira cyamuvanamo ibyo tekereza. Ugendeye ku kibona kwito. Reba intoki urebe no mu maso. Nyine twe turabireba tugahita tubimenya kuko ubundi bavuga yuko kwitukuza ni n'iby'abagore by the way, nta muhungu witukuza. Ubwo rero ntabwo waba ufite amafaranga ngo ubone umwanya wo kujya kwirirwa wikuta mu maso rwose. Okay. Bro, ariko ari type yawe? Cyane mugufi. Mugufi arabibishe cyane. I don't like afite tattoo. Ifite something byerekana tari fresh. Bitewe na family umuntu yarakuriyemo yavukiyemo. No, ntabwo yaba type yanjye. Okay, twikomereze. Kaduhagaye gutya. Amazina yawe kuki wa popinze ballon? Amazina ni Deborah. Murusha imyaka. Ari ufite imyaka ingahe? 25. 25. Yes. Brother, watubwiye ufite? 23. 23.
ariko wari wamukunze oya ntabwo namukunda kandi murusha imyaka nicyo kibazo cyawe yego Brad ntabwo wakundana n'umukobwa ukuruta okay no kuvuga ntabwo hari abakobwa batabikunda yeah hari abakobwa batabikunda ukamutsakundana akuruta kako iwawe wakundana wamukunze akuruta se mwakundana se kera namukunze amutase yeah twakundana so wungu yari kuba ari type yawe yeah she's cool ashobora kuba azi cyangwa ashobora kuba azi kwambara sure yeah cyumvise kuzi kwambara akaba ari papa cyangwa drip father acuruzi cyangwa ibintu by'imyaka twese tukabyirengagiza tukagusubiza ballon oya imyaka iyo ufite imyaka nyine hari iyo ufite imyaka myinshi kugenda nk'uko afite business akora wenda niyongeraho nk'indi myaka 5 azaba ari ku rundi rwego afite amafaranga uko imyaka izamuka waratangiye gukora uri mutoya ugenda ugira amafaranga yahita abona ushaje akahita gusiga yego nk'icyo ushatse gusobanura yego ngo azamusiga bro okay tugaruke hano yego hagera hano big man amazina yawe imyaka kubera iki wagumanye ballon impamvu ntabwo imanye baroni dore ku mazina n'imyaka Honorine 20 impamvu wagumanye ballon ni impamvu nagumanye baroni njya mubaza ikibazo kimwe yego mubaze nta kibazo imyaka afite nayumvishe urumva andusha niba ari 2 cyangwa ni 3 ku myaka ya 23 akaba yaje gushaka umukunzi yiteguye no kuyita nyine ashaka umugore cyangwa ashaka umukunzi nyine wo kuryoshya it's your time brother this is the best question ariko no kuvuga nago yifasha umukobwa umujyane mu rugo yifasha umukobwa mugiye muri relation nagusobaneye ko muhita muba right kimwe nuko ushobora kumeka relation mutari ngiye no kuvuga ngo mugiye kuryoshya no kuvuga ku bana bigira process nago ari kwita twimagine tuvuga ngo nago ari kwita tuvuga ngo tugiye kwita dutegura wedding ngo ari ibintu bisa process right nago ari ibintu nyine byo gukira nago already ubu ngubu tuvugana ntago twava hano ngo nuko we are in a relation ngo duhite dukora ubukuru okay so reka mwunganiremo gake none se bikunze urwo rukundo rukagenda neza uri ready yo gushyira umwana mu mago cyangwa na hari ukuntu umujama avuga ngo nago ku myaka 30 n'ingahe 40 nibwo nzaba ready uri ready ibintu bikunze bikajya mu buryo of course but not now yeah nyuma ya ryari it depends nago after when bro ntago precise igihe yeah ari igihe nyine hari n'igihe bishobora no kugenda nk'uko nyine tubyifuza hari igihe bitanagera no muri 1 year cyangwa se 2 year right biterwa n'ukuntu mwe mwabanye mu rukundo n'Imana nayo yabibaho umugisha ukabona nagashobotse cyangwa se ukaburi n'ubundi still uri kumwigaho nago ari ibintu byo guhukirwa relation nago ari iyo guhukirwa to twasubira so egera hano imbere rero so kubera iki ukigumanye ballon wamukunze ntacyo atwaye kuba ari inzobe ngiye nta kintu bintwaye akazi afite nta kibazo yambara neza gusa ikibazo nshaka kumubaza ni icyo ngicyo wanyuzwe yego okay bro koga maze kubaza kubwiye kunambara neza byose urabyumvishije so ntago ndibuze gutinda ese uri kubona uyu mukobwa hari ibiganiro bindi mwagirana biberekeza kuba mwajya mu rukundo mukavana mujye kubiganiraho cyangwa se
uri kubona bitakunda? I have some question to ask you. It's your time. Okay, you can ask. First, ufite imyaka 20. Ufite akazi. yego Ukora iki se? curuza alimentation. Ucuruza alimentation. Ubikorera se cyangwa ukorera abandi? Ndikorera. Okay, right. Ikindi ufite umwana? Oya. Okay. Wowe se uramufite? Nta mwana mfite. Okay. So, I think it's enough. Bro, akira kano kantu kijya afite ubwoba kubera ko ibiganiro byanyu byabaye byiza mwakaniriza bro ntabwo nshaka kubireba mbenshyiriye balon hano sibyo tugupfuke ku maso. Oya niba yambenze nabikore. Afite ubwoba tugupfuke ku maso aya kanyari ngiye wipfuka n'abandi mufite ubwoba ngagiye mwipfuke gusa nuyipopinga uraba utamwishimiye nutayipopinga. Bro, why, man? Umukobwa. Yageze mikro. She's a beauty. Ni mwiza. Okay. Cyambere in like nta kintu atwaye ariko ajya kumera same like this girl. Ntago aramenya gutera makeup. Ntago nicyo kintu mwanje man. No, this is the first. I have many. You have many? Yeah. Okay. Second. Ikindi, she's not my type. How? Ntago umukobwa mba nifuza ameze nk'uyu. Okay. Wifuza umukobwa umeze gute kugira ngo next time ko ndiko nano byagoranye uzasente umufite sibyo? Ngo wi? Uravuze ariko ahari wa mugani ubanza uri umwana. Umukobwa yihinduranya. Genda yivuze. Ese ubundi reka nkubaza ukunda makeup? Ntago nzikunda ariko wazi kuzitera uzisiga ariko nanabizi. Ego bura ntabwo buri muntu wese atangirana ikintu akizi. Yeah, niba ari gutyo bitangirana. Si byo se? Ariko kumara natural. Umuntu wese uko bagiye bakubwira ngo uritukuza nyine. Ego hagiye wenda umuntu atangira ikintu atazi ko kizaba kibi cyangwa kizagira ingaruka. Ego. Bro, it's fine. Ko wenda mutashibanye reka tubirekera iki sibyo? Next time have to back sibyo? Ubundi tukareba ko wabona umukobwa wifuza kandi wakoze kuza. Appreciate kabisa. Arakoze cyane Big Man, arakoze. Ku nshuro yacu ya mbere ntago bikunze. Nari siko bigiye gukunda ariko ntago bikunze. Reka ngushimire wowe ubafasha umwanya ukadukurikira kuri Julia BM Jizo. Kora subscribe nimba utari wayikora. N'umusore wacu wa mbere turacyafite abandi basore benshi. Komeza ureba ikiganiro nimba ari ibintu biri kukurogoya bishyira side ku ruhande. Nitwa Sebaretson, you have to know me and to love me. Kugira ngo wambare neza ubusa neza jya kwa Socrate outfit akwambike kuva hasi kugera hejuru. N'umujeni uba ufite ibitekerezo arakureba size akavuga ngo waberwa niki kuva ku rukweto. Afite shop nini iri Remera kabisa hano mu Giporoso yitwa Socrate outfit kuri Instagram yiwe. Ubundi nkubwire ngo ushaka gukora ibiganiro byiza kwifotoza, ushaka gukora ibiganiro muri studio ya podcast, vayo hano ubundi tuguhereze studio nziza. Twandikiriye kuri Julia BM Jizo ubundi uze tuguhereze ibikoresho byiza ahantu heza ukore ibintu bigende neza cyane. Reka twakira umusore wacu wa kabiri. Let's go. Pobalon Magic Match Rwanda twakira umusore wacu wa kabiri. Kuri munsi ufite abasore beza. Sinzi impamvu muri kumenyera abasore. Urakaza neza Big Man? Tambuka kuri stage kabisa. Gentlemen. Sorry. Okay. Welcome. Urakaza neza? Hano amakuru yawe? Yeah, neza. Baye neza. Thank you very much. Witwa nde? Nitwa Nicholas. Nicholas ufite imyaka ingahe? Stephen 25. Yeah. Okay, ndagira ngo wanze wisanzure. Yes. Umve ko uje gushaka umukunzi ubundi turebe ibyari byo sibyo? Yeah.
ukora iki mu buzima busanzwe Nicolas? Ndi umuphotographer. Umuphotographer. Wow. Kwisuseka. Kuri guseka, wisuseka kubera iki? Kubera iki? Mpamvu usetse nuko nyine babikunda. Amafoto arakundwa, creativity, artist byose. Bavuga ko abaniga bafotora cyangwa abajeni bafotora ngo mukundwa n'abakobwa cyane ngo kwiba mu foto yifoto akenshi aza kwifata mu rugo. Niko numva itsarumva zandi kukubaza we nk'umuphotographer. Ukuriho nuko abarakazi. Buri yivanze akazi n'ibindi birapfa. Iyo ni imico y'abandi we ntabwo ifite. Sibyo? Okay. Abakobwa bacu ba popinze ballon. Come on, kuki kamere kuri wowe. Kuki isi popinga n'umujinya guri? Impamvu ni popinze urayizi. Mana no mujama ni mwiza pe. Yigire hino murebe ntago ndo no kujya. Stage is yours. Turahagana gutya ndi magaze turi kujyana camera turebe hariya dushamagaze ko hano dushamagaze. Uyu mujama ni mwiza afite mu maso heza ateye neza ariko nagari boga ari hagati aho ngaho. Ikindi cya kabiri aranasenga ngira ngo. Gusenga ni ikibazo. Wibuka yuko mu byo nshaka nacyo kirimo. Nshaka umutipe usenga. Nini arasenga sibyo? Ko ntago avuga neza. Nicolas, ngo ntago uvuga neza? Kuvuga neza byo ari ikibazo. Banze umubwire ndebe umukobwa umubwire nk'amagambo abiri umunere nk'umutoma kumve ko atavuga neza. Please Nicolas mbabarira. Imitoma. Oya nyine cyangwa se ngira icyo umuvugaho wowe. Okay, first of all, she look beautiful, neza. Ikibazo twaye. Sinshiriho numva ko kuvuga neza. Tabugiye. Ari bikurikiye. Ahubwo ikintu numva nuko kuri mutima ukunze nta kintu usaba. Nta kintu ukurikira. Buri mutima ukunze ukurikira nyine ibyo wowe. Uracyafite gahunda yo kwipopinga? Nigusubize. Kubera iki? Umutipe arakubya bro. Niwe wanjye. Turasa kubireba ubwo nimba nawe uri wowe wiwe araza kubitwemeza. It's fine. Amazina yo kuri Popinze Ballon. Nitwa Honorine. Nasabye umujeni w'ibogari ariko nawe ni mwiza ntakitwaye. Ariko ni mugufi. Nicolas. Yari kuba ari type yawe? Actually kuba type sinzi. Yari kuba ari umuntu wenda ubona ngo uyu mukobwa twa dating. Kwa dating. Sha njye kintu uriya kiba kibi kuri njyewe. Everything is good. Mbaguye bose? Mbaguye bose. Nyine abareho amahitamo ariko uriya iyo umutima w'umuntu udashaka ntabwo wajya kuwuforce. Yari kuba ari amahitamo yawe se yaba agifite ballon? Sha actually nyine byari kuba biraba. Byari kuba biraba. Ibintu biraho rero tujye tubyihorera. Amazina yo kuki Popinze Ballon? Mariam nuko ari mugufi. Yonyine. Nicolas. Yes please. Ikintu cy'ugufi abakobwa bari kugenda bagarukaho. Ese nano muri Pop Ballon bakigarutse cyane ubuzima busanzwe bagiye bakigarukaho? Actually ngendi nyine umuntu uri proud y'uwanje. So whatever kavuga ko ndi mugufi kuneye whatever ngenda komeza ngikunda n'ubundi. Kuba mugufi nika ko atari byo waje vuba ushaka. Nababaye barebare. Hagishaka ko ufite boyfriend muremure ariko without no love nta rukundo ufite. Ariko ugasanga wa undi mugufi wanze niwe nyamara ufite gukwiriye kandi ushaka. Usara ravuga neza urukumva amagambo ntago ari kugukora ku mutima wowe. Amagambo gusa se. Nibikorwa. So we yari kuba ari type yawe wa dating nawe yaza kuba gifite ballon? Kubera yuko asa umuntu yine ufite imico. Ubiboneye he? Uri arukunira umuntu kavuga ati shaye umuntu aritonda umuntu ameze gutya. Ubundi ikintu gikonta ku muntu physicality na mentality. Iyo umuntu afite physicality it should be good. Iyo ushobora kuba ufite mentality akudafite physicality.
kwa kundi ushobora kuba uri mwiza ariko mu mutwe nta kintu kirimo kwa kundi ushobora kuba ufite mu mutwe hazima ariko ugasanga ibintu uri mubi so rero physicality yiwe it's very good tugusubiza Baron urimo n'ibiki ngo umusore ni mugufi yego tugu wapi okay twikomereze amazina yawe kubera ikipopenze papa amazina ni Monique tipe ni mwiza pe ariko ni mugufi Nikora byagoranye so yaza kuba gifite Baron yakuba ari type yawe nibyo nahoze nkubwira hari igihe nyine uvuga ati umuntu umeze gutya na gutya ariko mu by'ukuri ntabwo buri rukundo ni sacrifice kwitanga no gusengerana sacrifice kwitanga okay sacrifice nubundi no kwitanga no kwisacrifice no kwisacrifice ibyo byose hakabona respect so buri mukuzo umukunda ukameza kose umukundira inenge yiwe kubera yuko ejo n'ejo bundi agiye waza byara umwana umeze nka undi wanze ako kantu wakumvishe ese no byara umwana mugufu zamwana ya ntago nzamwanga ariko icyo gihe nazahura n'umukobwa ukunda abantu bagufi niho ubwo ntago nawe uzabiririra niba ngo umuhungu wawe navuga ari oya ntago bazamwanga ntawe ubura umwanga nako nawe ubura umukunda byagoranye amazina yawe kubera ikipopenze Baron amazina yanjye ni Jovanisi Nicolas ntabwo twahuza njye nawe ko namubonye ntabwo mwahuza gute kubera iki urukundo ntabwo twahuza ntabwo nkunda umuntu nyine ugira asa nk'umuntu ugira amarangamutima cyane kandi njyewe ibyo bintu ntabwo bimpozwaho pe ikindi ni mugufi ntabwo nakundana n'umuntu udeshya nawe Nikora warira mu rukundo bibaye ngombwa warira bro akambwiza kuri umuntu aririye n'umwenyine papa wanjye so nikaye ku rukundo kuri iki Imana yaguteguriye nikiguhereza kandi cyane nawe kijye gusa nk'umuntu ugira amarangamutima menshi yengewe ngo menshi kamubwire buri hari ukugira amarangamutima ari aho ngaho hari no kugira amarangamutima menshi ibyo bintu biratandukanye n'ibiri so we rero yavuze ko usa nkaho uri ako ntabwo ngiye nkabya ibintu n'ibindi umusore ugira amarangamutima mu rukundo warira ku bwawe wamara iminsi utavugisha ukabona yahangayitse aje kuguhiga uwo musore ntabwo umwifuza wapi ariko njye nahangayika kubwe we ntabwo cyava wagiriye ihe nama abasore bagira amarangamutima menshi ko bayagabanya pe byangiza iki ku mukobwa iyo umuhungu avugira amarangamutima menshi iyo umuhungu agira amarangamutima menshi umukobwa guca amazi birenze cyane burya cyane kwereka umukobwa ko umukunda cyane ni ikosa cyane iyo mwese ko umukunda cyane ntabwo ari byiza nawe ntubikunda kugira umukunda cyane ako we ankunze cyane ntabwo ngiye sinzi acting nk'umuntu udari iyo si inama y'umunsi tubonye Nikora ako ari so ako buriya n'abakobwa hari ibintu batajya bamenya buriya nakubwiza ukuri iyo 24 hours ishize utabwira umukobwa ngo hi babe ako message gusa bro uzumve ko nambira arababara sinanyitaho ati ubire mu bindi like that man uzukona meros tabango nuko mumeze nuko mwabaye tumundi turabaza iryo jambo okay so yaza kuba gifite Baron ariko ari choice yawe very clear totally normal clear ase twagusubiza Baron happy okay it's fine amazina yawe kuki upopenze Baron nitwa Shamsa njye nkunda umuntu ufite amafaranga kandi nyine nawe afite Jordan yamucikiyeho Nikora ngo nta mafaranga ufite namubaza akabazo nta kibazo mbaza nta kibazo amafaranga ni rwo rukundo cyane kuko amafaranga akora byose hanyuma yabuze ntabwo yabura icyo gihe ayo uba waramaye mba narizigamyeho
ugomba kwisagurira kwisagurira kuko ntabwo wakundana n'umuhungu w'umukenerega ahanini uba ufite byinshi ugombwa nose ubwo umuhungu utabona na tike gutegera ko ikigaragara cyo ntabwo umuhungu yaba yateze Nikora ariko bari type yawe yaza kuba gifite balon kubera iki ibi ntabwo nkunda abantu bataratentira mu mutwe ikindi I like tattoo ariko ntabwo nkunda nyine umuntu birira byinshi cyane tattoo ni nziza ariko bitari cyane nanone ngo ntakabye agare gutya amazina yawe agare gutya Nicolas amazina yawe kuri Popins Balon amazina ni Deborah cyambere nyine turangana cyo ntabwo byakunda cya kabiri ntabwo yambara neza iyi complete wayibonye imeze nk'iy'abanyeshuri bimwe bita Compton biganaga kera muri primaire kora ize bite icyo namusubiza nanga ari ngiye wadoze imyenda product n'inkweto ntabwo wambaye neza pe ku nkweto umusubiza sinzi inkweto urimo ushaka kuvuga ariko ntabwo uzi ubuzima bwanjye ko mbayeho cyangwa se ibyo mfite wenda nshobora kubona nahisemo kwambara izi ngizi bitewe n'uko ahantu ngiye guca hari ibyondo hari imvura hameze gute none ngiye kwambara umwenda biterwa n'ukuntu ikirere kimeze n'ukuntu umunsi wifashe yego twikomereje yari kuba ari type yawe tari twagenda yari kuba ari type yawe trying Nicolas yari no kubakunda Nicolas mwese ahubwo nuko nsinzi duhagaye gutya dufashe teri intambwe ugera imbere wari uribuka amazina ye mwibutsa amazina banyita Kamiya myaka 21 wamukundiye ikintu cya mbere namaje gukunda arasenga kandi burya nubwo navuze ngo ntago ari sawa shafite amagambo meza kabisa cyagiye uvuga batarabona nari narumva ariko numvise mbese nasanze ariwe ntekerezo zanjye hari ikibazo wifuza kumara ndagenda ndikumva nishaka cyangwa mubaza n'umupapa Nicolas ntabwo ari umupapa usenga mu baki usenga mu barokore urasenga buri munsi nka kane mu cyumweru kane kose mu cyumweru ajya no muri niba turi no gusenga nibyo nshaka kuvuga ko yajya muri gitanze ndikumva ko biye nose Nicolas ufite iyihe gahunda niyo kubana n'umukobwa wahisemo cyangwa niyo kwiryohereza Kamiya reka ngusubize kuryoshya ni kimwe no kurya kwa pasi ni ikindi mu rukonta rero sinsabwa kuryoshya kuko kuryoshya bihoraho ariko urukundo ntabwo rujya rushira ese urashaka umufasha uzambera umufasha uzakubera umufasha uri tayari ready ibyo nashaka kukubaza hari ikibazo kimwe mu magambo atatu Kamiya ni mu ntoki Kamiya ndi umukobwa ukunda gusenga ndi umukobwa ukunda akazi kandi nkakunda unkunda kandi nkakunda kubaha buri umwe wese nanjye nkunda gukora urasubijwe Nikora ashyira aka kantu rero niko kagiye kutwereka ko we na Kamiya hari urugendo mushobora gutangira rwo kumenyana ndetse no gukundana cyangwa se kakatwereka ko utari ready kandi shyira balon yawe hano ubwo iyi balon nimba ubona bitashoboka urayipopinga nubona bitashoboka uransubiza icyo naguhaye reka ndebe hano utari wareba inyuma ntabwo ndenda kuyituretse niheriza
Kirida isubizo wikwiye. Wow, we got much amaki menshi kabisa guys. Muhobera ariko zana ngufashe umuhobera. Yo. Oh, come on. Oja waya moranize. Come on. Wari mumfashe mubwira muhe bizu. Chi! Mana we, aranalize kweli, come on, what's love? Come on, yo. Bro, na magambo hari amandi magambo nakongeraho. Iyi balone muyitware Imana nibaho umugisha muzayimanike mu cyumba kuko ni ikintu cy'agaciro kibahuje kuri uyu munsi, sibyo Nikora? Zamamagara ungurira kana ariko Imana ibaho umugisha. Okay, thank you so much. Hey, we got much guys. Mwabonye abandi bana ariko ndacyafite abandi basore. Sibyo ni Paul Ballon Magic Match Rwanda kabisa. Ku nshuro ya kabiri tubona match ibintu byiza cyane. Reka twakira umusore wacu wa gatatu kuri stage. Let's go. Paul Ballon Magic Match Rwanda. Reka twakira umusore wacu wa gatatu atambuke aze kuri stage. Twabonye match, reka tuborerebe ko twongera kubona match. Atambuka aza kuri stage we big man. Urakaza neza. Fresh. Fata mikro. Umeze neza? Umeze neza. Uregereza mikro ngagutya nyifashe kabisa kugira twumvikane. Umeze fresh. Cyane. Amazina yitwa nde? Kubwimana Fisto. Inde? Kubwimana Fisto. Fisto ufite imyaka ingahe? 24. Ukora iki mu buzima busanzwe? Nkora mu ruganda rwa Zimpex. Ukora mu ruganda. Usa n'abamamariza. Okay, it's fine. So, reka koga bacu bose bapopinze Ballon. Yeah. Kubwima. Umaze igihe kingana icyo singa? Umwaka n'igice. Ntabwo uri kubeshya bro. Biri seriye. Umwaka n'igice byatewe n'iki? Byatewe nuko shiri wanjye yambutse yagiye muri Canada. Shiri wawe? Yambutse yagiye muri Canada. Nise umuntu agiye muri Canada mani ntago mukomeza gukundana. Iyo umuntu yambutse ukabona arimo ara postinga arimo aragutumira nyine kana ko agiye kuruba kutekereza iki. Kawe mani wakundanye n'umu baby? Yeah. Mukundanye muri mu Rwanda. Mwakundanye igihe kingana gute? Munigana. Imyaka 3 mukundana munigana. Yeah. Abona chance. Arambuka. Yambuka waramuseze? Yaramuseze no ku kibuga cy'indege. Waranamuherekeje? Yeah. Yagiye mufite izihe projet akubwira ati gutya yagiye ambwira ko agiye kugenda akiga university asoza akagaruka gukora mu Rwanda. Gusa nyine nyuma y'umwaka. Igeze mikro. Nyuma y'umwaka. Byaje nyine kujya postinga kuri status ziwe. Tangiye nyine kunyina n'amagroupe twabagamo. Tangiye nyine kujya apostinga yuko afite mariage. Sinyina gato twajyaga tunaganira byenda bigabanyuka gakeya. Ngenda mbibona. Nyuma y'ibwacu no kumubwiza ukuri. Nyuma yasa kubwiza ukuri. Yaje kumubwiza ukuri. Yakubwiye ngo iki? Yambwiye yuko yebonye umuntu nyine bahuje n'ibyo yifuzaga. Ubwo nyine tambona ko naturi classic yiwe ibyo yifuzaga. Nubwo turugendo ruhire. Amaze no kubyara ngo afite umubaby. Kandi mwifuje n'urugo ruhire. Bro, very sorry kabisa. Nicyo kintu wakuye mu nkirihe somo? Usibye ko biterwa n'umuntu mukundana kandi ko teri kintu nanagenderaho ngo buri muntu wese yimugiyemo inama ntabwo nyine wakizijana kwijana ko umukobwa atagutengo ibyo somo. Umukobwa bwo nanjye urakambwiye ubwo nanjye ukanazemo ntukizere ko umukobwa we ubyizere wowe ubwawe ariko nubishyira ijana ku ijana ni time yagutengo. Nakundi reka turebe hano rero abakobwa bacu bose bapopize Ballon yako reka tugane nabo turagendana gutya. Amazina yawe ku cyupopinze Ballon? Nditwa Honorine. Haragaragara nk'umwana. Yego. Ni muremure afite igikundiro kuba ari ikigana ntacyo bitwaye na nyira nkunda abajama b'inzobe cyane ako nyine agaragara nk'umwana. Aryo ufite imyaka 20. Watubwiye ufite imyaka 20. Akurusha
andusha imyaka ine ariko ntabwo nyine bigaragara ntabwo ari we musore nshaka. Brad yari kuba ari type yawe? I think terwa ni byaterwa ni akora iki. Njye naje gushaka umugabo kuko nta kazi ngira. Ntabwo nese wowe waje gushaka umukunzi ufite akazi? Kijya ikambwe ko mu ruganda rwa Zimpex. Nanjye nkora akazi ko mu rugo. Tujye ku wundi. Ko ngende classique ku muntu wenda wize wenda cyangwa se nibyo nije kubwira umuntu waba wenda ushobora kwiga mu gatandatu cyangwa uri mu CZM and then hari yambwiye witwa Kubwimana Fisto. Kubwimana ushaka umunyeshuri? Ndashaka umuntu w'umunyeshuri wenda umunyeshuri cyangwa ufite akazi kuryo n'umuntu uvuga ati nkora kino ngiki kuryo navuga ati mfite icyo naguhereza tugahera tukazamuka. Twebwe rero abantu bazamo hano sibyo niyo mpamvu navuze ngo uri umwana vugire wivuga twe uyego ngiye ndivugira ni ukuvuga ngo ntago naze hano niga hano haza abantu bari single babuze abakunzi nyine ushaka umukunzi uri seriye ku buryo muri buvana ahangawe na nkanyuma y'amezi angahe mukahita mupanga ibyo kuri none urakishakira umunyeshuri. Impamvu mubwiye gutyo uko no twakundanaga ari umunyeshuri kandi n'ubundi yagiye kwiga abona umukunzi. Kuba wiga ntabwo bivuze ko utabona umukunzi. Usibye gutyo ureshya ahandi ureshya ute? Urahumva? Wait, uravuze? Usibye gutyo ureshya bitewe n'ibintu numva ushaka ahandi ureshya ute? Numve ko bansubiza baruni. Ntabwo mvuze mu mafaranga. Nabyumva. Yego. Ya muri kuncanga usobanura ahandi nawe wisuvuga ngo urabyumva. Ni hehe ugavuze? Hari impamvu avuze ahandi gusa. Ni hehe? Ahandi ngewe uhazi kuko nanjye wambwira mu marembo ndahazi. Twize kubivuga kare ko hari abajene bafite uturegeye nibyo nari mubajije. Ahandi ureshya uti? Ahandi byaterwa nuko twahuje ko tutari twahuza naga byiza kuvuga ibi ubundi kuvuga ibikorwa byawe byiza byivuge kushko wabivugira. Niyo mpamvu natakubwira ahandi uko ndeshye reka ari wakwivugiye ubwawe kikanimba ari uburyo nguzi nakwerekamo utabwo ko watera nka pati imwe n'igice ku kaboko kawe. Ya watera nka pati imwe n'igice ku kaboko kawe. Ayitere hano reka ayitere hano twajya tureba. Sibyo? Byose tureba. Ubwo rero tutubwira icyo bisobanura. Sibyo? Uratubwiye ngo yatera pati imwe n'igice. Okay, narebe n'igende bigaragaza ababyumva bazabyumva. Pati imwe. Reka njye nkubwire ko ndabumva pati imwe nubwo ndahera gutya. Wabonye iki? Jamye nishaka kubwira. Subisu nawe umuntu cyanjye se? Nuse ni bisobanura iki muri kuducaga? Bisobanura iki gutera pati? Biskubya bintu. Bisobanura iki? Udufashe. Urumva nago byakunda ko umwambura gusahana. Niyo mpamvu narimbi mubajije kuko arakishakira abanyeshuri. None si umuntu atengo pati imwe n'igice bisobanura. Muri make bakuzemo gake. Ibyo bintu bifuza biba bihuye. Ibyo bipimo mwari mubizi ariko bipimwa uwe warubizi? Imbizi rega ndakuze n'ubwo uri kumva ngo ndumva nguko kuki sari ibyo uvuze nkahita mbyumva. Bro, this is Kigali man. Yeah man. Man, serious ibintu nibwo bwa berege. Warubizi? Ntabyo narinzi. Warubizi? Wapi? Warubizi? Wapi pe? Warubizi? Wapi? Warubizi kandi wapi? Oya. Murarenze kweli. So, none ubwo ubonye bimeze fresh? Tugusubize ballon? Ntago yansubije. Namubajije ariko nabonye yabikoze ariko yago yambwiye ngo ni hagati. Hagati? Nyine namubajije. Ariko nanjye natira imwe gusa nawe simbwira ngo rekera. Okay. Yeah. Irahagije. Tugusubize ballon? Oya. Kubera nyine urumva urashaka umunyeshuri. Ako nyuma y'uko kuganira nawe waba utanyishimiye gusa nyine ngewe bitewe n'uko nkumvisha mu mutwe man very hard urarenze nyine byadanje uko nakubonaga mbere narakuvugisha bitandukanye no kuba kandi kwiyumva. Uri kwiyumva gute? Ndi kumva nyine hari ikindi kintu anyingiye mu mutwe wanjye nubwo ngewe ubwanjye ndumva ari ahantu mfungutsemo.
Fisto Yeah. Fisto nyine bitewe n'ukuntu ari amarangamutima nyine umuntu atagaragaza gusa nyine nawe harimo mvuga ati hari ibyo naje nyine atekereza nshyize mu mutwe wanjye bamubwira ati wowe hari ibintu waje udatekereza none uhise ubitekereza hari ibyo umusore wacu tubyatekereza biki none se urumva nakubwiye akazi nkora mbwira ko bitakunze sibyo ariko ntago ariko nkora nawe impamvu mbikubwiye none se wavuze ko ushaka umushinga w'umunyeshuri wiga muri kaminuza cyangwa wiga mu wa gatandatu sibyo ariko twebwe ntabwo tukiga twarasoje kandi kwiga ni mu mutwe kandi subize ko hano hanze haraba amashuri yapfanye ubusa se njyene nagushimye nakitwaye ariko wowe waje ushaka umunyeshuri bansubize baronisi urumva nituvanga tuzagenda tukabitekerezaho vuba uwo mwaka nk'uwo nguwo sheri wawe yagushyizemo nanjye ntazawutegeza ugapostinga urumva ufite depression ufite no kuba waje gushaka umukunzi kugira ngo nawe wihimure wumve mu mutima wameze neza no kubera iki kuba hari ibyo nyongeyemo ntabwo bivuze ko nyine mpita mbigira complete nyine bihagaro by'iki kimenyetso 100%. Kuba mvanye kuri mwe akankira kuri kabiri zikaba ngewe na nyine ni 10 nivuze ko ngomba guhita mfata wa munani usigaye wose mu mite mupfusha ubusa mvuge ko nyine ako kabiri ari aho byari bigejeje kuba ari cyo yahari kuba ari cyo nyine mbonye afite ntabwo bivuze ko hari ibindi adafite hari ibindi nshaka nkuko wabanje umbwira kuri wowe micro bro wabanje umbwira kuri umukozi yes yakubeshye yes ushaka ko wanambeshye yakubeshye nagari byakora ko ari yabitubwira nanjye reko nakubwiye umunyeshuri nshobora ko wenda atari byo nyine nagendeye ko nandi ndabizi kuri kose muri so nabwo nyine umunyeshuri ashobora kumva avuga ati uri umwana mu mutwe umunyeshuri niyo mpamvu bamubwira ati nanjye hari ibindi nagenderaho nyuma yo kuvuga ngo umunyeshuri binakomeye okay ngaho nayo ntugire ibibazo mbaza nkuko nanjye nabanje kubikubaza nkongera nkakugerageza Fisto reka nkwereke tureke kugorana umwari wacu nimba wamukunze nawe nimba yumva hari icyo mwagera mu biganiro mukajya kuri date tureke kwigora tujyana hariya ikiganiro tuhite tuyiclosingira hano tumusubize ballon yavuze bamusubize ballon urabyemera ballon nyuma yo kumva ibiganiro tugiranye akaba ari byo ngewe nifuza mwifuzaho akaba atabyujuje nanjye akabenda hari ibyo yifuza natujuje kumva ntabwo ibyo bintu njye nabyenda 100% mvuge ngo uyu n'umukobwa nifuza yahandi usanga umuntu mubanye mu buryo bwo kuvuga ngo nakundi nyine ukapfe kubyemera uri kumva rero ngewe ntabwo ballon ntabwo nshaka kumusubiza wabyanze okay amazina yawe kuki wapopinze ballon tujyana Maria kubera iki agari type yanjye kubera iki kuko ni igikara cyane inzobe wazanze bikara cyane urabyanze kuzana imibiyo yari kuba ari type yawe yari kuba type ngewe badagifite umuyo mind imeze gutyo yaba adafite mind kuvuga ngo igikara ni inzobe uko igikara twisware mwe kandi iyo nzobe ufite aka kanya nge mu amafaranga cyangwa wese namo amafaranga akagenda akayizana ako mutuma igikara ntacyo wabona rero niyo mpamvu nawe wabitugiye ku wundi amazina yawe kuki popinze ballon amazina ni Monique tipe ni mwiza ariko ni umwana niyo mpamvu afite imyaka 23 akurusha watubwe ufite 24 akurusha niwo tungana ni ikibazo cy'imyaka yego ariko ariko bari type yawe kuba ari type wapi kubera iki everything buri kimwe nka bibiri by'ingenzi nta na kimwe nyine nka bibiri by'ingenzi ugenda uvuga ati wapisi yaba type yanyu cyane imyaka afite imyaka afite ubundi umukobwa ufite imyaka urusha umwaka umwe aba akuruta kure kuri njye yarandute nawe murabyemeranya icyo turakyemeranya ko iri ibindi byo wapi nubwo nabyo twaganira ariko ibindi ndeshyo wapi okay amazina yawe kubera popinze ballon amazina yanjye ni Jovanis impamvu mbikoze ntabwo umuhungu utigirira isuku ku mutwe we yego bro urabivuga iki
uko n'ukuri k'umutima wiwe ntabwo nakumuburanyaho kandi wese arabibona gusa nyine nta kinini njye navuga namurengaho kuba atanyishimiye nanjye byinshi natamwishimiyeho ubwo rero nanjye ntabwo ari type yanjye. Okay. Amazina yawe ku Popinze Ballon? Shamsa. Cyambere cyo ni kimwe, afite umwanda. Cya kabiri na giceri, ikindi cya gatatu ntabwo nkunda abasudani. Arasa nk'abasudani cyane. Iwe ikintu namuvugaho n'abakobwa batagira n'isoni icyo navuga gusa nyine usibye ko icyo wavuga mu kimwe cy'ukuri icyo wavuga kimwe cy'ukuri ariko avuze isuku ibiceri ngo usa n'abasudani icyo nakimenyaho na kimwe cyo kuvuga ngo isuku aho ibindi byose wapepe bose ubu ngubu nkubwiye ko usa yari ko ari cyapi yawe tutajya muri waya nta kintu tujye kumva. Okay, let's go. Amazina yawe ku Popinze Ballon? Amazina yanjye ni Deborah. Cyambere ni imyaka. Cya kabiri ntabwo nyine nanjye nkunda imisatsi imeze uku, ntabwo yiyogoshesheje, ntabwo nyine yita ku musatsi wiwe, ntabwo ndi kubona ari umuhungu uri type yanjye pe, ntabwo nambaye neza nyine, ntabwo ngiye nkunda abantu bakuze batambara imipira yanditseho amapantaro ngagize ute wapi. Brother, ko uri type yawe? Ntabwo type yanjye. Kubera tewe mu maso yiwe. Mu maso afite icyo kibazo? Cyari guhana uri ko bimeze nabi. Niba mushobora kuba utatumira famiye nurangiza nyine umubwire ngo savingi niba umuntu uri mu gikoni nyuma yegeze mikro wohereza nk'umwana we akajya kuzana ibiryo ntabwo yagutera ipfunwe nakundi big man reka uzagaruka ubutaha sibyo kandi nzakubonera umwana ushaka sibyo namushimye yagenze kose binde andi wanze nyine namushimye muri bose cyo nshaka nyine ku ma levels arakubiye okay hari igihe ubwo mwazihuza ubwo nakuri alright so reka ngushimire ukomeje kuri Pop Ballon Magic Match Rwanda reka tudatinze twakire umusore wacu wakane nitwa Sebo Rexon. You have to know me and to love me. Julia BM Jizo niyo YouTube channel uri kureba, kora subscribe nimba utari wayikora. Let's go. Wifuza kwifotoza, wifuza gukora video uri ahantu heza, wifuza gukora ibigano muri studio nziza, muri podcast nziza, tugane tuguhereza ahantu heza ukorera. Twandikire kuri Instagram Julia BM Jizo ubundi uze hano tuguhereza ibintu byiza kandi ku giciro gito cyane. Uracyari gukurikira Pop Ballon Magic Match Rwanda. Tumaze kugira twagize match nyine ko namwe mubona abakunzi sibyo? Ako turacyafite abasore sibyo? Alright, wifuza kwambara neza reka nkubwire ngo wagana umusore witwa Soclate Outfit. Soclate Outfit arakwambika kuva hasi kugera hejuru, akorera Iremera mu Giporoso. Mwandikire kuri Instagram yitwa Soclate Outfit. Reka twakire umusore wacu wakane atamukaze kuri stage. Umusore wacu wakane atamukaza kuri stage turako man mfashe mubona abakunzi. Ikibazo muri kubenga cyane namwe. Umusore wacu wakane atambuke sabu brother akaza neza ni fresh urahagarara hano. Amazina Ndayishimiye Emmanuel. Ndayishimiye Emmanuel, ufite imyaka ingahe? 24. Ukora iki mu buzima busanzwe? Ndacuruza tu. Uracuruza? Okay. Popinze boss. Come on. Amazina yawe ku Popinze Ballon? Ni Honorine. Popinze Ballon. Sinavuga ngo ni umwana kukaranduta kunyene kwambara ukavuga hano bwo ari mwiza tu, ni na mugufi, ntabwo yambaye nk'umuntu waje gushaka umukunzi. Brother, haguye iki umukobwa?
ya undi icyo njye namubwira amahitamo y'umuntu niyo agena nyine icyo agomba guhitamo ya uwo ashaka nyine ntabwo ari we abonye sibyo azategereza uwe sibyo yari kubara amahitamo yawe wowe yaza kuba gifite ballon that wasn't my choice sure nanjye ntabwo ari amahitamo yanjye kubera first of all nyine njye ntabwo nkunda abakobwa b'inzobe nkunda abakobwa nyine b'imiribiri yo twikomereze turagendana gutya it's fine nta kibazo amazina yawe ku Chipopinze ballon Mariam ntabwo ari type yanjye ntabwo nkunda umuntu wambaye umupira yanditseho abakinnyi kuko ntabwo mfana nta kipe ngira mfana rwose ntabwo njye nkundi oya si type nyine kumva navuze ko atari type yanjye ntakunda n'abantu bambara imipira imeze kuriya ntabwo ufana ntabwo mfana nta kipe ngira mfana brother yari kuba ari type yawe byari bigiye kudipendingamo gake ariko nyine wegereze mikoro umuntu udafana gusa ari type yanjye najya nishimana nande sigiye byabaye ngombwa nyine ko twishima mu gihe ikipe yenda yatsinze se ufana Real Madrid of course umugore wawe se niyo yaba adafana niyo nyine yaba adafana Real Madrid ariko nyine afana Barca sinzi ko abangaba byapfa gushoboka niyo yaba afana Barca nyine ase ubwo nyine ubundi ubusanzwe nyine ikintu bita siporo nyine kiri mu bintu ku isi nyine bitanga ibyishimo cyane ndakeka wenda ushaka udakunda siporo ariko udafite ahandi hantu ukora ibyishimo nko muri entertainment like nk'ibi ngibi ugomba ufite ibintu nyine ukunda kureba as leisure sibyo ariko nyine njye urananutse cyane ntabwo nyine bitari twameze amazina yawe ku Chipopinze ballon amazina ni Monique physical appearance yiwe nyine yambaye nk'umuntu nyine w'inkunda rubyino ntabwo nyine yambaye nk'umuntu waje gushaka umukunzi ikindi ni mugufi ni na mutoya agaragara nyine nk'umuntu udafite amafaranga ugaragara nk'umuntu udafite amafaranga big man amafaranga sinzi umuntu ufite amafaranga ngo abagaragara ati no ntabwo mbizi kabisa gusa nyine amafaranga akonze ko nyafitira amafaranga okay yari kuba ari type yawe mo gake umva umuntu afite amafaranga tugusubize ballon yavuze ko ntari type yenyine yavuze mo gake se ubwo si byakunda tumuhaye ballon nyine yaba nka second choice nshaka abakobwa banjye muzaya mubafata nk'inshoreke amazina yawe ku Chipopinze ballon amazina yanjye ni Jovanisi impamvu mbikoze ni mugufi ariko nyine ntacyo atwaye n'ubundi nuko ari mugufi gusa brother ariko ari choice yawe yanjye ariko ari choice yanjye kuko nabibabwiye nyine ntabwo nkunda b'inzobe cyane karimo hano nyine ariko aragusumba especially nyine apart from that nyine afite na pretty face after pretty face is like attractive ugiye gutuma umujama yagukunze subize ballon nta kibazo subize ballon okay ube ballon mugire vu akira teri nambwe hano n'urugendo reka tugaruke hari ariko ubwo n'ubundi bo bapopinze reka ndeke no kukugora twigarukire hano wisubiye yego kubera ko ntacyo atwaye agira nyine umutima mwiza asa nk'ugira umutima mwiza asa nk'u cyane ko ngo ufite pretty face wapi ako ntacyo atwaye bro yeah uyu mukobwa hari ikibazo wifuza kumubaza mbere yuko dukomeza ibindi ikibazo ngiye namubaza wabitekerejeho yego
wabitekerejeho yego nibyo byonyine wabitekerejeho that's amazing bro are you in mindani I'm deep in come on muhobere sasa mereza mikro yanjye kamuna mashi gamashi wow so niki wamubwira wow ongera byo ntago mbibonye come on ongera wow niki wamubwira yeah man niki namubwira nyine nawe nyine ugaragara nk'umuntu ufite umutima mwiza tu just uko nagukekaga niko ngusanze uko nyine mubonye bwa mbere muri bano bantu bose nyine uko mbarebye n'uburyo hari n'ukuntu the way you look like someone who is so amazing for everybody yeah wambwira thank you too shakute kumuhobera ariko yego okay ndikubibona muhobere nanone it's fine wow amashigazi sasa ntabwo mubyishimiye ko abantu abonye abakuzi bikoye no akira ballon uru n'urwibutso muzajya muhora mureba sibyo Imana ibaho umugisha mufata akaboko ubundi mwigendere mudusezere se nk'abantu basigaye turi singo alright sarakoze cyane reka tudatinze twite twakira umusore wacu wanyuma let's go Ballon Magic Match Rwanda ngo burya na kitagera ku musozo ariko ndishima ko twabonye match uyu munsi dusigaje umusore umwe wanyuma Imana imfashe mu bakobwa batanu nsigaranye umwe agende abandi wenda bazagaruke mu yindi episode ariko uyu musore ngiye kwakira Imana imfashe abone umukunzi uri kureba Jules BM Jizo YouTube channel yacu nziza kandi yanyu twese nk'umuryango mugari wa Jules BM Jizo ni mpamvu nkubwira ngo kora subscribe kugira ngo twagure umuryango mugari wa Jules BM Jizo ariko nimushaka kwambara neza nanone jya kwa Socrate Outfit ubundi kwambike neza kuri Instagram yitwa Socrate Outfit reka twakira umusore wacu wanyuma nge nitwa Seboretson you have to know me and to love me umusore wacu wanyuma atambuka aza kuri stage niwe musore wacu wanyuma twari dusigaranye urakoze cyane kutambuka neza brother come on Jesus yeah urakaza neza bro meze bite ni fresh uragara hano amazina yawe Penuel inde Penuel turi hafi ufite imyaka ingahe 25 kuri iki mu buzima busanzwe ubucuruzi uri umucuruzi okay so abakobwa bacu bose ko bakopinze Ballon umaze igihe kingana cy'uri single man 2 months urukundo rwari rumeze gute yegereze mikoro nka gute enjoy to yari fresh gusa ntibyagenze neza ntabwo byagenze neza depression ariko wagize ntabwo zabura ariko nyine ntabwo bari cyane nk'umuntu w'umugabo urihangana bajya bavuga ngo urukundo rurababaza nawe rwarakubabaje yego ako ntabwo ariko bizahora sibyo okay uregera hano amazina yawe ku cyupopinze Ballon ni Honorine ndabona agaragara nk'umwana pe why sinzi wenda niba ari imyenda wambaye ariko imyaka ufite nuko ungana ntago bihura imyenda niyo itumubona ku mugabo oya no kuri urugaragara nk'umwana nyine uracyakunda utuntu two kuryoshya tw'abana utuntu two guca uturongo mu ngohi okay ukunda abatipe bameze gute ku ruhande rwawe umutipe uri serious nyine urabona ko urakishakira wa musheri muryoshye sibyo se niko ubibona niko mbibona pe okay ariko ari type yawe oya yegeze mikro wapi kubera iki urebye nyine ntabwo ndabona bitera makeup cyane ntabwo bakunda okay tukomeze amazina yawe ku cyupopinze Ballon Mariam ntabwo ari muremure ni mugufi ntabwo nkunda abasore bica uturongo mu ngohe abakunda abasore bica uturongo mu ngohe bro yakaba ari type yawe ariko ari type ariko nyine makeup sinacyari ikibazo makeup azikuye wose it's okay yaba type yawe wazikura ndazikunda nta nubwo wagabanya se basi ntabwo wagabanya nyine
ukoresha nkeya ibi ni byo nkunda nibyo ukunda cyagoranye Sikomeze mazina yawe kuchipopinza balon. Mazina ni Monique. You know nana nicyo mfite cyo kuvuga. Wera. Nyine ntabwo ari type yanjye. Wera iki nacyo se? Ni mutoya ni mu myaka uko agaragara. Nyine ntabwo happy. ntabwo bikunda Nyine nk'umuntu w'umwana w'umwadoresa ntabwo namukunze. yaba kurande rwaye nyine nanjye biragaragara ko asa nk'unduta mukuntu nubwo wenda atambwiye imyaka ufite imyaka ingahe 23 Yego. kugaragara nk'umuntu ukuze ntabwo nyine umuntu yabikekera nko kuri kuvuga ko utakeka iyanjye nawe nyine yawe 28 cyane 7 gataho Niki gitumye ubona akagaragara nk'umuntu ukuze? Man, ibintu bigaragara bro nyine agaragara nk'umuntu ukuze no mu maso nyine tubibona Okay. Tugendere. Amazina yawe kuchipopinza balon. Amazina yanjye nitwa Shamsa. Ntabwo umuhungu ari mwiza icyo kuba adafite ibiceri byo ntabwo tuzi ko ibiceri bye bingana ariko niyo yaba bifite n'ubundi wabimutaho kumugurira pareye kumwoza ngake mbese nyine yagusaba ibishoro byinshi Umugurira? apareye no kumwoza ngake nabonye afite ibintu by'ibyinyo bihagazemo hano Bro, nawe biragusekeje. Birasekeje nyine. Kubera. Uburyo bivuzemo nyine birasekeje. Ni ibyo ngibyo ntabwo byakunda. Njye nyine ndashaka umuntu wakoze amafaranga uzi kuyarya atanansaba Shaka Bill Gates. Oya ntabwo nshaka Bill Gates. Ushaka umuntu uzakonsomera amafaranga yawe. We wansaba ibishoro byonyine apareye. Mana zansigamo imvune. Ikibazo ni apareye. Ayo menyo ntabwo byahura kuko nikundira gusomana. Okay. Ibintu byo gusoma nabyo rero waba wanakisha nayo simpikunda urumva ntabwo wabikunda ufite amenyo angana gutyo kuko byabangamira umuntu nakuruma. Okay bro yari kuba ari type yawe? No. Kubera iki? Arabyibushye cyane. Abantu babyibushye cyane ntabwo bari fresh barabyibushye cyane ni mugufiya ntabwo byaba bimatching wapi kabisa. Okay, let's go. Amazina yawe kuchipopinza balon hano big man. Amazina yanjye ni Deborah. Umuhungu rwose ni umwana najya kumurira uyu nguyu. Kubera? Wapi pe. Shingiye kuki? Nyine aracyari umwana ntabwo uyu muntu twajya dusohokana rwose yambaye uko nguko ntabwo najya mba proud yiwe pe. Ikibazo ni ukwambara ikibazo nyine ugaragara nk'umwana uhereye ku mutwe kugera hasi pe n'imyaka yawe ntabwo bimeze nk'uko nyine ugaragara. Ufite imyaka ingahe? Njye mfite 25. Turangana tukingana ntabwo byakora. Wowe ntabwo ariko ari type yawe? Ari type yanjye ariko nyine yagabanya ku makeup ho gato ariko nyine ari mwiza tu ntacyo atwaye. Agabanyije makeup ukabona umugabo kandi ntamwemera. Bro, wakoze kuza. I appreciate Imana umugisha uzagaruke mu yindi episode y'ubutaha sibyo? Arakoze cyane big man. Reka nkubwire ngo tugeze ku musozo. Banyampinga banje reka mbabwire ngo dufite izindi episodes muzagaruke sibyo? Impamvu mutabonye abakunzi suko mwababuze nuko mwabonye abadahuje nuko mwebwe mu bishaka sibyo? Ubwo rero naho ubutaha reka cimire buri muntu wese wafashe umwanya we guhera ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma akurikiye Pop Balon Magic Match Rwanda. Guys nimba utari wakora subscribe yikore kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ukeneye kwifotoreza ahantu heza, ukeneye video nziza uri ahantu heza naha duhagaze gwino tuguhereze space ubundi ibintu bigende neza. Ukeneye gukora ibiganiro muri studio ya podcast twandikire kuri Julie BMGzo kuri Instagram ubundi tuguhereze ahantu heza ibintu byawe bise neza. Ushaka kwambara neza gana Soclad Outfit mu giporoso cyangwa se mwandikire kuri Instagram witwa Soclad Outfit. Nitwa Sebo Rexon. You have to know me and to love me. Reka nshimire team technique yose ngari tuba twabanye kugira ngo tubereke urukundo dukora urukundo. Imana ibahe umugisha abasingles. Reka dusezera abantu badukurikiye tubabwiye ngo bye.